Karembo. Maji unaozaje? Kana umeamua. Si ndio tushaambiwa wewe ni director jo. Ajya ntwara nabi cyane. N'abafana babyumbi. Anyobora nabi ko. Abayabyo. Yago mpindukira ngo nturambara ngo gira vuba ngo nyoko. Shaka igana umenye ko pastor bazokira abapastor bacu. Kadukina kantu. Nije ba script. No. Ngorera kuri tele. Ngiye kuba script. Uyasaba makati menshi n'amuvamo. Uratuma ndagara. Abantu bambaye naraka. Nakantu kagufika amasegonda. Abdallah agiye kuba ari umu customer usumbuwa cyane umusumbufu. Wewe uri umucuruzi. Akeneye discount ntabwo ushaka kuyimuha. Uri tayari? No. Wewe uramwima discount akazi kawe urumva nakoroheje. Ntabwo twaje mu kazi. Ahangaha turi kuri stage. Jewe ntari ibi. Wowe uri tayari dukire. Wewe uri kuri stage. Mubaze ko ari kuri. Nimukine Keneye kumva ko ari tayari niwo mubariza ntabwo ari. Indi wenda ntuza indi bishobora kuba bikora ku bana. Ubu bamaze kubimenyera. Haraga filime twakoze arwana na nyirabukwe ngo ntinze kwambaraho gato ngatasanga najya mvuge ngo ziba Ahatoya. Arangiza ziba nkatamvuga ngo action. Ngo action ukirakaye utarahindira sura yo kuba. Ngatavuga ngo action ndabanzireke mpindure mood banze umbwira ndi makuru atuma mood ino. Akwite sheri. Buzukuru banje bari kumwe n'abakunzi. Uyu mugore murebe uko yari igitangaje. Icyo gihe hari hageze ibintu bazavuga ngo nimba ari nyashi sinzi nimba mubizi bana bana. Yakaza cyaho ukagira ngo none ni Range Rover iciyeho. Gusa ikintu nshima tiyangoye. Nanje naragasore keza. Yararebye abona itoto ndiho. Noneho gatwahuye ari mu ikorari kandi nanje nakaza mvuza ingoma. Amaze agamfe kumubwira ko mukeneye. Yamambwira ngo nawe nuko. Ayibuwe. Mukecu nibyo. Tangira kumbaza ngo tuzogenda gute. Ngo karumva yaraya amasogesi yanje. Amasogesi. Akama yaraza ku mazuru bugaca. A world of stories. Ndakuramukije ufunguye iyi video nguhaye kaze kuri Afrimedia Live aho uherereye hose ku isi. Ndizera neza yuko uri amahoro umeze neza ushima Imana. Nimba hari aho bitameze neza Imana niye mugenga wa byose nizi tugenera ibidukwiye nawe rero kwiteho nibyo ngusabiye. Kuri Afrimedia Live uyu munsi turi kumwe na kapo y'abastar y'abakinnyi babica bigacika hanze cyangwa se aba actors abantu bamaze igihe muri iyi industry ya media cyangwa se ya film ariko kandi babikora bakabikora neza ni multitask. Uwo nta wundi ni Abdallah Damanza. Yola. Niba kunyakirire kuri Afrimedia Live. Yeah. Turishimye cyane kuba turi hano kabisa. Yeah, na hano heza. Mvuze ngo Manza ubwo navuzemo na Manza we. Yeah, hari Manza akabamo na Mutoni. Ubwo ni Mutomanza. Mutomanza byombi. Mu buryo bwiza. Yego. Gusa yandushije amanyama niyo bari mu kubyita ngo Mutomanza. Aribanza. Yaratwaye. Abdallah. Yo. Karibu muri Afrimedia. Asante cyane. Ndashimye kabisa. Finally uri hano. Yeah, I'm here. Yes. Mvugana n'abantu ba Afrimedia Live TV. Ndakubona. Yego. Reka mugarukiho Abdallah reka mbanze mpere kumufasha wiwe Mutomanza. Yo. Kutuje. Ni bisanzwe. Ni ikihe kibazo? Nikomora. Nuko ubumeze. Birya byose tukubona wasaze muri filime ubutuje gutya. Kuramba nasaze. Kurani kompora. Ngani mwibwira bakunze ba Afrimedia Live.
turi mutomanza uko kose ariko abantu baratuzi abatatuzi ni timu Mutomanza. Yeah. bwana na bibi timu Manza na timu Mutoni. Hariya niko muzamuzita timu Mutoni cyangwa ni timu Mutoni na timu Manza. Mwandike hano mbanze bivuge ko n'abantu mumaze igihe muzi abantu mubakurikiye bamaze imyaka muri industry. Abdallah numwe no mwita wenda ni nka first generation y'aba actors muri community yacu, especially hano mu gihugu ca Kenya. Araza kubitubwira, ariko mu bantu namenye ba mbere bakitinga hano muri Kenya bakina short films, comedy, utwo tuntu twose, Abdallah dore nguyu niwe muntu number 1 mu bantu batangije izo bintu. Abda, umaze igihe muri ibi bintu, reka ari we mperaho. Yego. Uravuze ngo muri Mutomanza. Ku bantu batabazi, ngaho bibwire, ariko bibwire kinyamwuga. Aha, njyewe Abdallah Manzi ry'ubusane cyangwa se Ken Manza, nkaba ndi umupapa w'abana 3, abahungu 2 umukobwa umwe, uyu n'umugore wanjye. Ndi acteur, sometimes ndi umusani, umuririmbyi yani. Ikindi gihe nabo munyamakuru bitewe n'akazi cyangwa se bitewe n'intego runaka mfite muri ico gihe. Yego. Niki kintu udakora mu bintu bijanye na media? Ikintu ndakora nikira kijanye na media. Habyina. Sinza kubyina. Kandi umusani. Urasari. Ntekereza ko ntacyo cyitse ikitamfitiye inyungu. Ariko of course kirimo inyungu. Nta kintu na kimwe mbona ntakora. Ugira impano zingahe? Navuga ko nta mpano ngira, kuko impano njye ukuntu mbifata ni cya kintu ukora gisumbye abandi cyane. Njye mu bintu byose bibaho, byose ndabizi, ndabikora, nkabigerageza. Rero niyo mpamvu navuga ati ntayo, kuko ibyo nkora mbona bisanzwe. Abdallah, wiswe cyangwa se abantu bakuzi, ndavuga bakuzi. Yego. Bakuzi neza, bakuzi nk'umukinnyi mwiza, wokina ikintu icyo ari cyo cyose, atitaye kuri role yariyo yose. Yego. Sinzi niba nkudescribinze neza. Ni neza pe. Sinzi ko ari ikintu sene bashobora kuguha iyo ariyo yose wikunanira mu buryo bumwe nk'uzimo. Ntayo kabisa. Ngaho dusubiza nk'inyuma mu rugendo rwawe kugira ngo umere gutyo. Buse njyewe nakuze ndi umwana nyine ukunda kugerageza utuntu twose cyane, kandi wasangaga nzi utuntu twinshi generation yanjye abo tungana batazi. Babyitaga gukubagana, ariko wenda kano kanya mbitekereje nsanga atari gukubagana no kugira amatsiko yo kumenya utuntu. Rero mu gukura kwanjye ntabwo nafokasingaga ku kintu kimwe. Ako nabonaga numvaga njye ndibuka umunsi wa mbere mbona piano. Gutya nayibonye hano hari concert. Bitamvuga ati nzayicuranga tu. Bukeye barayiguze mu rusengero. Umunsi wa mbere nibwo bazanye umuntu baramukodesha wo gucuranga. Bukeye ninjye wayicuranze. Ndayicuranga kandi ndayibabaza koko. Rero njye nakuze nikundira utuntu. Ubuzi no gucuranga. Nakubwiye nta kintu ntazi. Ushaka icyo uza kumbaza urasanga nta kintu ntazi. Kigomba abajene mbese. Ntacyo usibye kurasa. Kandi uzukina n'amafilime yambaye tenini aho gakora ruhande. Buriya sindafata imbunda n'amaboko yanjye abiri gutya. Ariko utundi tuntu twinshi ndatuzi cyane. Wisanze gute rero umeze uko? Tureke mu bwana winjiye muri movie, winjiye uri acting. Njyewe no kuvuga ngo ahubwo nta gihe nabayeho ndafite ibintu ndimo nkora bisa nk'ibi byo gutrendinga mu buzima bwanjye. Nakuranya agahiti. N'ubu ngubu uri umugabo uracakubagana cyane ntubizi se Jerry. Hari ikintu njya nkora akambwira ati shati ntuzajye kubita abana. Ndakubagana kabisa. Muto
tubwiza ukuri ibi bintu nawe mu minsi ya vuba twasanze tubona Mutomanza, hakaba hari Manza w'umusani, bukeye tubona cano ya Mutomanza. Kabiri kangahe uganjije uganjije Manza, umujanye muri Mutomanza, hindutse Mutomanza. Ibi bintu nawe ni ibyawe cyangwa ni Abdallah wabigukururiyemo by force? Kusema ukweli njyewe tukibana ntago nari umuntu wa social media. Bajyaga banabikora njye nkaba ndi inyuma bafasha turimo tw'inyuma gusa, ntago byari ibyanjye, ariko uko ngenda mbana n'umuntu ubikunda niko nanjye ngenda ndushaho kumva nyine nanjye nabikora, niba ari ibintu bishobora kutugira umumaro byinjiza njye ntagerageza, nuko nyane nabyisanzemo kubera iwe yaguterekinze gute kugira ngo ubyemere uzumve? Ntabwo navuga ngo hari ibyo yakoze birenze, ariko yani nafashije umugabo akaza akora. Yagize neza kandi tukiri aho yagize neza. Naravuze ati wenda mufashije hari aho twagera kuruta wenyine. Ariko yabigusabaga nkagute iwe? Nanabitangira yazambwira ngo ibintu uri gukora ngo uri kunyinisha iminsi 2 uzabikamo. Ndabona ati ariko njye mba nimvamo uko nagerageje byakunda. Arambwira ngo safungura cano yawe ntukorere ku yanjye. Niko nafunguye Mutomanza ku ruhande. So ndakora video ya mbere, ya kabiri atambwira ati ndikubona ubishoboye, so reka twiyunge. Nuko twakoze team Mutomanza ikizami nk'amezi 7. Yabanje kunkoresha examen ngarakora. Ariko binarangira unamurushije abafana iyo mbonye ngo Mutomanza team Mutoni na team Manza. Abo Manza ntirikiba nararizimije. Ubungubu bana bose ni Mutomanza. Wazimije buji. Kora nigamba. Kora nigamba. Ina shida. Abdallah. Umaze imyaka ukina. Iyi industry urayizi cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego. Ariko kandi nk'umu actor ubimazemo igihe bigira challenges zimeze gute? Challenge ku muntu ufite impano ihambaye cyane, kuzi kubona abanyempano bahambaye cyane sibo baza bagira kure. Yego. Ni izihe mpamvu zibamo hano? Ni nyinshi. Wenda nimba ntacyo bitwaye ku mwanya ndazivuga nk'ahambere twatangiye umuntu akwita ikirara nta kosa na rimwe aragutora, just yumvise ngo azakina filime, yumvise ngo azakina filime akahita akujudginga. Twaje guhura n'izindi challenge ndajya nasimbuka kuba dushobora gushaka abakinyi tubabone, uje akumva yakina role, ari nayo mpamvu nakomeje kugaragara muri role zisa nkaho zigoranye. Nimba ushatse abakinyi bose bakeneye role nziza, nimba ari umugore akine nka role ya Maria, undi akine ya Yosefu, uwo wabwira ngo kinuri yanda yahanaguye Yesu ibirenge, muramurangizanyije. Kandi filime burya ikubita inguni zose, igaragaza ikibi ikagaragaza icyiza. Indi challenge ntatinze muri byinshi, support. Buriya abenshi basiga bakina filime ntibanazishire kuri YouTube, bafite ama website bagurishaho. Nta website tugira, hanyuma bene wacu nka community yacu nimba bimugora kuba ya subscribinga, bikamugora kuba ya sharinga cyangwa se yanagwa niyo comment. Yego. Urumva umuntu ntabwo yajya kuyigura, tiyo tangijana ryiwe. Yego. Kandi noneho filime ni ikintu kigora gisaba ubushobozi. Ugasanga rero ushobora gukina imyaka 10 ukiri rwa rwego, filime zawe zikiri kuri rwa rwego. Mbese iyo ni challenge, ariko hamwe n'Imana, hamwe wenda na generation y'ubu muri community yacu iri kugenda bihinduka. Mbese ntabwo ngifite uruhuha cyane. Muto, nk'umugore uri muri industry imeze gutya, yiganjemo abagabo nubwo n'abagore bagenda baza, ariko nanone
nk'umubyeyi ufite abana ugasubira ugakina noneho ugakinana n'umugabo muri sosiyete, wakira review zimeze gute? Ntibakwita ikirara? uravuze ngo nk'umugore, ariko abagore bamaze kugwira, tumaze kuba benshi cyane. Nk'ubu reka mvuge nka kera wenda ngitangira nagiye mpura n'utuntu twinshi cyane. Abanyandikira ati noneho biriya bintu nyukaza bibona, biriya bintu ugira sobukwe, wabirekeye umugabo we ko bitagukwiriye, nyine wowe ukaba umugore wo mu rugo. Nyine nkumva nagiye mpura n'utuntu twinshi, bamwe ati umugabo we ni ikirara nawe ni ikirara, barafatanyije mu rugo rw'ibirara. hari na comment nigeze kubona ngo bazanasangira n'inzoga bariya. ngo bazasangira n'inzoga ngo mubareke. Urumva rero biba bisaba kumenya intego ukeneye, yani biba bisaba kumenya icyo ushaka kugeraho, ntiwite ku magambo y'abantu bari kuvuga, we gusa nyine ube focus. Niba ikintu ku kwezi kikwishurira inzu wayumva ngo runaka yavuze, ni icyo kintu gituma mbigumamo. kandi nta n'ikintu byangiza ku wena mvuge ku ruhande rwanjye, nawe ntacyo byangiza. Mu rugo turi ababyeyi, dufite abana beza, turera neza nk'abandi babyeyi bose. Iyo tuvuye kuri tele tubisiga kuri tele, twagera mu rugo tukaba ababyeyi. Numva nta mbogamizi zindi zirenze. Ahubwo ubu ngubu sigaye mbona bambaza ati se ahubwo bikorwa gute ngo natwe tubijyemo. Uhise uvuga ku kibazo n'ikindi nanjye kukubaza ngo muri gukina filime, ubwo wenda reka ngikomozeho kubera ko n'ubundi muyirimo. Hari role muri gukina muri seri mufite ya mama w'umugome, sibyo? Ndaza kugaruka kuri filime ubwayo, ariko ikibazo nkijanishije ni iki, nari ngiye kubaza ntabwo muri aba partners kuri screen cyangwa se kuri televiziyo gusa. Uherutse no kumwirukana muri filime, ariko umuntu wirukanye mu buzima busanzwe ni n'umugore. Muri aba partners bo kuri televiziyo bashwanye muri filime, ariko bashwanye muri filime ari n'umugore n'umugabo mu rugo. Nubwo mukina iyo filime, iho muri filime mudafite abana ariko mubagira mu buzima busanzwe. Mu bibalansinga gute, byafectinga gute urukundo rwanyu, equality cyangwa se mukabibalansinga ku buryo umwe atarenga umurongo wiwe ngo aje mu mugenzi wiwe? Sinzi nimba nahita nsubiza. Reka Mutoni subiza. Nabajije Mutoni subiza. Muza mubimanaginga gute? Muri aba partners muri filime murashwanye, ntabwo uzumara ngo ube nkubigerana mu rugo, nyuma ya filime ngo wisange ugiye kumusubiza kwa kundi bamusubizaga nabi. Ubundi tujya gutangira ino ntuza projet ya filime, twaricaye turaganira turavuga ngo niba dushwaniye kuri tele tujye tubisiga kuri tele. Niba ari ukuvuga nabi ibintu byose byabereye hariya, niba twanahashwaniye tujye tubisiga hariya. Ntekereza ko iyo tugeze mu rugo ntago tugarura ibyo twiriwemo. Ahubwo wenda Gabi urimo uvuga biriya babona twashwanye, biriya byo ninjye ubimubwira kuko ninjye uyobora. Ugiye kuntuka atanantuka neza nkabwira tumva, nimba hari urushi kubita neza mujinga we ureke ibintu nk'ibyo. Ahubwo wenda nyuma ya kamera dushobora gushwana. Hari igihe wenda ubwira nk'abakinnyi, si we gusa n'abandi tuba dukina turi benshi, kandi hari igihe nyine isura y'akazi bihari. Nkaba namubwira ati haguruka agenda uhindura umwenda, agatinda. Mu kanya nahindukira nze ngo ari kuri seti ntarahindura umwenda, nkamubwira nabi wenda kimwe n'abandi bose. Hanyuma rero icyo nicyo twavuze mu gihe tuhavuye, nimba twakoroganye aho ngaho namubwiye nabi cyose bakambwira nabi, kandi shaka kuri tele turashwana bishirira aho ngaho kuri tele. Ajya ntwara nabi cyane n'abafana babyumve, anyobora nabi ko yago mwindukira ngo nturambara ngo gira vuba ngo nyoko.
shaka igana umenye ko abapasiteri bazokureba abapasiteri bacu nubwo ati se ubu ntari umugore wawe kubera ko abandi utajya ubabwira nawe kandi ngiye ubwira nawe ngo mba ngira ngo bakubonereho ngo nabo bamenye icyo gukora ati nzayivamo mbese watuka abandi ufite umugore utahamutuka cyane tuvugishije ukuri bazatuma agututse ntazagaruka gutyo cyangwa se iyo pressure wenda umaze kuyimenyera ariko tugitangira ntiyakugora. byajyaga bindakaza by the way nk'urugero ntinze kwambaraho gatoya nkahita nsanga najya mvuge ngo ziba hatoya narangiza ziba nkahita mvuga ngo action ngo action ukirakaye utarahindura sura yo kuba ngahita mvuga ngo action nawe banza ureke mpindure mood banza umbwira andi makuru atuma mood yihinduka akwite sheri ngo nshekerere wenda twanakerewe indi wenda ntuza indi bishobora kuba bikora ku bana ubu bamaze kubimenyera hari agafilime twakoze arwana na nyirabukwe ngo bicare mu modoka finali dusiga twaribukaga yego finali Bansiga dusiga mu mu muhanda turagenda umuhungu yahise amfata gutya ngo dadi yarebye filime ngo kwa nini ngo naca ngo mami ahita ahamagara mushiki we bararira nari mfite n'iyo video ngo kwa nini meaca mami ntisingura yicaye hariya hakaba nk'igihe wenda ibo bumva nyine mu buzima busanzwe niko byagiye baze barize bashavuye ngo kwa nini ngo natuse mami barabara aho ngomba kumutuka wenda ndabasobanurira kuko hari n'igihe nyine hari nk'izo areba kuko umuhungu wanjye nta kindi kintu ajya areba katuni yiwe ni njyewe ninjye areba mbese cano yanjye arayireba koko reka noneho akabona imwe twakinye na Gaston mfite icuma ngo kwani ngo nawanga watu ndabimusobanurira ni ku act bukeye nsanga afashe icyuma nawe yarakaye ari muri ibi ndamubwira ati ni nini ngo ni ku act ngameko kama dadi ndavuga ati sawa ntabwo byemerewe ntabwo byemerewe uzabanza ukuri arabyumva se arabyumva cyane umuhungu wiwe nta muntu ushaka gusanga akusemo inkweto ziwe n'ishati ngameko kama dadi Abdallah urebye urebye nk'uko mushwana nk'uko wamutukaga umubwiye kuri set umugize gute nawe ahise arakara ntacu byakwafekitingagaho mu buzima bw'urugo njyewe buriya ikintu iyo nzi ko nta makosa mfite njyewe nzi neza ko ntabwo nabikoranye indi mutima mubi iwe niyo yarakara byatari njyewe nyuma ya ntuza ndakomeza nkamusekera ntabwo ariko ntugasare niwe wenyine mba ndi gutuka ntabwo iyo ari mu makosa yiwe arabizi nyine ndamubwira ikibi ni ukubikora mfite umutima mubi cyangwa se mfite ibindi ngendeyeho nta kibazo kandi nawe ni umuntu utagira umujinya w'igihe kinini ajya arakara mu minota 2 agahita aseka ariko abantu bamaze kumumenya nawe dukorana nuko amaboko yasigaye ntawe ujya umuvugiramo kuri tele niko bukwe amaboko yasigaye wewe mbwira nk'igihe byigeze akubwira nabi kuri tele ubijana no mu rugo ugere mu rugo wabyibuka kumva nyine bikugizeho ububasha hari umunsi twigeze gukora noneho nkaba navuye mu rugo narushye akazi ko mu rugo nta mukozi nari mfite noneho tugeze kuri tele nazanye n'umwana muryamishaga hariya turakora turaroha nawe tumugongo uri kundya aho kumva ibyo ndi kumbwira akansubirishamo subiramo endara nawe hasi nsubiramo wamusubirishamo nka gute nyine asubiramo hari igihe umuntu yakitinga ibintu ukabona ari kubivuga ku kanwa ariko mayindi iri hariya kandi filime ubusa wabwira umuntu ngo yego kubugize gute yego ngo subiramo uvuga yego cyane nayo nasi nsubiramo turashwana uwo munsi ndabitara ari mu rugo narakaye ariko ngeze ndabatinda umusazi ibintu ngomba kubifata nk'akazi niba yantutse ni kimwe nuko yatukundi gutyo ariko ubu tumaze kubimenyera turakora twanashwana tugaseka tukabigira ko ni akazi nyine kadukina akantu nijeho ba script no
ntabwo nkorera kuri tele. ngiye kubaha script uyasaba amakati menshi ntamuvamo Uratuma ndakara. Abantu mwakati bambaye narakara. nakantu kagufika amasegonda. Abdallah agiye kuba ari umukasitoma usumbuwa cyane, umusumbufu. Wewe uri umucuruzi, akeneye discount, ntabwo ushaka kuyimuha, ariko nyine we ni umusumbufu. Nawe numva nyine nko nyiri iduka ntugomba kuyimuha. uri tayari? No. Wewe uramwima discount, akazi kawe urumva nakoroheje. Ntabwo twaje mu kazi. Tene byakugora, niyo mpamvu utajya ndakara. Niyo mpamvu njya Ngaho urakara nyine, uri kuri set. Ahangaha turi kuri set. Jewe ntari ibi. Wowe uri tayari dukine. Wowe uri kuri set. Mubaze ko ari kuri. Nimukire Keneye kumva ko ari tayari niwo mubariza ntabwo ari. Oya. Ntabwo ari tayari. Ntabwo ndi ready. Utuma amabanga ya behind the scene agaragarira hano. Wasanga ajya avuga ijambo rimwe tugakatinga. Ntacyo turakatinga, dufite turakatinga ntacyo bitwaye inshuro uko zimeze kose. Ngaho twakatingira. Amazi yagurisha gute? Ntabwo ari madame wawe ariko. Nyine madamu wari wese. Okay. Kera wansuzuye. How are you madam? Madamu wawe se. Murembo basi msupa. Karembo. Maji na uzaje. Kana meamua. Sindio tushaambiwa wewe ni director jo. Amazi ugurisha gute? Amazi turagurisha 50. 50. Ngahe? 50. Urankaturira ngahe? Nuko tuyacuruza nta kindi. Ngo? Cyangwa ugende. Uvuze? Nuko tuyacuruza. Nuko muyacuruza? Ntabwo ushobora kungabanyiriza? No. Kuri mwiza se? Kuri cyiza madam? Genda ubwire sister. Umva wowe banza wumve. Bizane bya sister na turi mu kazi. Niba uri mwiza uri mwiza, ikibazo kiri mpereza amazi gira va nkwishu. Umugabo w'insumba. Mpereza amazi ibyo mugabo njye hari umugabo nabajijana. Ishyura. Angahe nibyo navuze. Customer subiramo inshuro zingahe? Waje gucuruza cyangwa wafite umutima? Waje kugura cyangwa ntukeneye kugura? Ngaho mpereza nimero basi. Tiringiye. Ntabwo ari tiri nimero yawe. No. Waje kugura amazi cyangwa waje? Amazi yawe uzagende wige gucuruza abantu. Amurezi. Mutomanza. Cyane ibintu kubikorera iruhande rwanyu. Akandi kamwe. No. No, ntabwo nabisubiramo. Abangaba mugende musure channel yabo n'abakinnyi beza nkuko mubibona bari gukina ni Mutomanza, bari gukina channel seri nziza ya mama w'umugome. Bagiye kwitubwiraho kidogo, batubwira uko yaje, batubwira ico bishatse kuvuga. Aherutse kwirukana umugore we uyu nguyu, nyirabukwe amuzanira undi cyangwa se nyina w'umuhungu, ari n'umuhungu w'ikinege. Yego. Sibyo? Narayikurikiye neza niko imeze. Nuko ihari kabisa. Bakaba barahereye ku kantu ako yararashatse kuvuga, bashaka ko nyirabukwe ashaka kwicara imbere uri kumwe n'umugore. Aka kantu nshaka ko muza kukatubwiraho nako ukuntu kameze kugira ngo n'abakurikiye Afrimedia base kubalansinga ninde ugomba kwicara imbere mu buzima busanzwe. Ngahe munsubize. Zagenze gute? Ariko uko byagenzeho mwarabikinnye. Nyakubukwe yasanze yicaye imbere, uraje uje kwicara ugomba kwicarana n'umugabo atwaye, usanga nyakubukwe arahicaye wanga kugenda, bahitamo kugusiga. Byagenze gute kugira ngo biriya bintu bibeho? Ni gute mu buzima busanzwe? Ntabwo ndi kubaza muri film uko byagenze ndabizi, ariko ndi kubaza yani mu buzima busanzwe muri kumwe nyine. Bigomba kuba bimeze bite? Ubundi hari ibintu kina bikaba bifite na end. Ukavuga ati iyi ndayitangira gutya irangira uko. Hari n'akantu ugeraho ukavuga ati hano njye ni nanzura ntabwo nzabyumva kimwe n'abantu.
nk'ubu nshobora kuvuga ati of course umugore wanjye ni ukwiriye kuza akicara hano, hanyuma wowe ukavuga atoya umugore nta kuntu yandutira mama. So urumva icyo kintu buri muntu yadecidinga bitewe n'uburyo abana n'umugore we cyangwa se abana yego. Hanyuma iyo bigeze aho yadecidinze gusiga umugore na mama wawe cyane rwose, ariko rero ni ikosa. ntabwo ari ikosa kuko ibyo bintu ni ikosa. None se mama wawe ni umugore wawe? nyine navuze icyo ni ikintu twajyamo debate zigakomeza. N'ubu ndabizi neza muri comment barabitindaho, reka nsobanurire baraza gushaka kandi n'ababiganiraho bari mu mago yabo murakorogana sibyo. Mama wawe aba ari mama wawe, ntabateze kugusiga uko byagenda, wamushira inyuma wamushira imbere, ni mama wawe sibyo. ariko ngende umugore wawe dushaka gushwana tukanarekana sibyo, nkanagusiga nkagenda. So kubera iki udashobora kumva yuko cya kintu kimbabaza uvuga ati reka ngikorere umugore wanjye? oya, none se nimba ushobora kunsiga ukagenda mama atagenda, ni gute wumva yuko ari we nashyira imbere? Impamvu nshira imbere njye nkeneye za care za buri munsi z'umugabo sibyo. ariko mama we ntagombera izo care. kubera iki? nawe ni umubyeyi w'umumama nkawe nk'uko uri umumama, agomba kubyubaha. banza ureke nkubaze ubona ibintu ukorera nk'umwana uriya mutoya, ubona urukundo umuhereza. hari n'igihe nsinzira wowe ugasigara umureba. mbese kurya kwe ni wowe umenya ngo arahazagize gute, imbeho ye buri kimwe cyose. wabyumvise? ibyo bintu mama aba yarankoreye, wowe sinzi ko uba urakora nk'ibyo ngibyo. kandi ikindi uvuze yuko in case we wansiga, mama ntashobora kunsiga. Sasa rero kubera ko ubuzi yuko nta n'undi mama nshobora kugira mu buzima bwanjye, uri kumva? nta n'undi mama nshobora kugira, ariko abagore nagira benshi, nawe abagabo wagira benshi. ubwo se ubwo urumva wowe uri igihe ukumva yuko n'igihe ugomba kwicara inyuma mama. njye navuze niko mvuze, na director afite ibindi byiwe ashobora kuvuga. iyi ni debate ndende, niyo mpamvu twarayisize. uriya munsi hari ubwo wabitahanye mu rugo wumva hari akantu kakujemo? ntabwo nabitahanye kubera ko nta nubwo ndabitekereza wenda ko byambaho, kuko ngiye bikubayeho byitwaramo gute? uko bakuri. ariko bimbayeho by the way nk'ikinyabupfura cy'umuntu warezwe, mugabo akubwira ngo icara inyuma urayicara. ariko siko mwahuye n'abantu bababwira ngo nibwo buzima tubayemo, nibwo buzima bwacu cyane benshi cyane. sawa. Anyway, reka twikomereze n'akasene ka kabiri mwari mugiye gukina, kubera ko aka karavuga ngo ariko ni mwebwe, ni ubuzima bwanyu, ni iki kiganiro n'ubundi niyo design y'iki kiganiro muto kandi nije directeur muno yemeye ko harimo shooting wicaye upfa kuba wemeye kwicara kuri iyi ntebe urakurikiza amabwiriza kugeza usohotse. iyi iravuga ngo mwembi muri kubwira abuzukuru banyu love story yanyu. muri abasaza mufite abuzukuru, mugiye kubatera story yuko mwakundanye, ariko umwe arakomeza interrupting uwundi avuga version yico yibagiwe, undi suko byagenze, amubwire amuhakanye uko byagenze. oya suko aho umunsi duhura suko zari bimeze, aha ngaha suko zari bimeze gutya, ariko muri kubwira abuzukuru banyu. muri abasaza ntabwo mungana gutya. turavuga iya nyayo turabesha cyangwa ni filime? oya ntimubesha. navuze ngo iyi ni inkuru yanyu. turabesha. navuze ngo iyi ni inkuru yanyu mugiye kubwira abuzukuru banyu, ariko muri kwakitinga based on true story. abakecuru gano bazatangira, n'abasaza bavuga baratangiye. ariko rero ibintu adukoreye uyu munsi mana yanjye, byongeye kuva kuri kamera banyihanganire. nakantu koroje. muri abasaza ntabwo mungana gutya kwanza kwa mbere, ariko muri abakinnyi ba filime bakinnye koze nyine iyo nkuru ntimuhidukinire muri filime muri kubwira abuzukuru banyu, kandi bazayireba.
rero mwabana mwe utangiye guseka ntabwo tori tukayisimbuka dusabye imbabazi reka tuhasimbuka hano uradutunguye cyane mwigeze mwumva mbabaza uko bakundanye hano uradutunguye cyangwa ahubwo kugira ngo tubyatinge twabivuga tubaze kubyakitinga biragoye ni ukuri biragoye navuze ngo muraba muri kubyakitinga kandi umwe reka mubaze ikibazo sibyo reka mubaze ikibazo akazi ukora buri munsi kinjiza ushobora kukagukoresha for nothing ntabwo ari for nothing nkama nkubwira ati noneho wowe ngo mungirire gutya biri uzikora mu kazi tuzi ko bivunanye ntabwo ari biri biravunanye gutera story abuzukuru bawe story y'urukundo abuzukuru mwe tuzabakorera video umva tuzakora documentary abuzukuru bazakubaza cyane aho nibo ubwire kandi njye nzaba ndi ku ma story bro ninzaza nayo dukeneye nayo dushaka tubabariye tukaza n'abana ntibarabikubaza jewe ndarinjiraga ubwo abana baba bicara bakambwira ngo by the way papa usi tutele your love story with mama kubera barakujije ufite n'abana b'iki gihe bari muri kino kinyeja shabanje baracyari ariko by the way nzakora documentary kuko nguhaye igitekerezo yego wabonye ko atangiye kwandika turetse ibyo kuvuga ngo tubyakitinge shani na story ndende kandi itwika ngomba kuzagiramo documentary urakoze cyane ngaho tubwire hano rero ni agace k'amatsiko yanze kuba kwizina rega yanze kuba kwizina duhagaterera noneho kiyo muvu twasa kwakitinga no hari buvunane ariko ntabwo nyibabaza of course iyo mba nicaranye n'abandi basanzwe nza mbabaza bisanzwe ariko nicaranye n'abakinnyi uzi ikibazo none iyo narore wampaye iragoye kuko hano ndakina ndi umusaza sinzi impamvu ndabangiye muri wowe za Kanyamukwengo kandi Kanyamukwengo kuri yo rurahita nkubita 5-0 ntabwo ukina nka Kanyamukwengo nyine urumva ndaba ngiye kwakitinga nk'uko yakitinga kandi rero tugeze aho ngaho hari ico wibagiwe muri introduction twavuze ko uri mu actor ushobora kwakitinga anything ko ndabyumvise ko ndakwepa ashobora kubyakitinga ariko aka kanya hatwicaye biza bikenera ngo uhinemwo n'umugongo hano twicaye ku ntebe mwegamiye none ukuntu wicaye nawe mpinduka gusa umusaza baza n'ikibando basi ngatangira ntangire se mwabyemeje siko Gabo atajya ava ku izima ntabwo ari nshi niba n'abakunzi ba Free Media bamaze kuvuga si n'abakunzi Media gusa na Mutomanza uko abakunzi banyu nibo bakurikiye nibo bashaka kugira bakunzi bacu rero mudukinira ko gasede buzukuru banje bari kumwe n'abakunzi uyu mugore murebe uko yari igitangaje bazavuga ngo ubonye nyina ashaje ngo azavuga ngo izase zapfuye ubusa uko nyoko yari mwiza ko muhama mubona cyari umuntu w'imusozi icyo gihe hari hageze ibintu bazavuga ngo nimba ari nyashi sinzi nimba mubizi bana banje yakaza cyaho ukagira ngo none ni Range Rover iciyeho nukuntu nyine umuntu yabaga ateye neza icyo gihe nuko babyitaga muzorebe muri dictionnaire z'abasaza muzobibona ariko kunyako yari mwiza gusa ikintu nshima tiyangoye nanje nari agasore keza tiyangoye yararebye abona itoto ndiho abona mane ndiguhita numva nabaye Kanyamukwe mwahuye gute noneho gatwahuye ari mu ikorari kandi nanje nakaza mvuza ingoma amazi mukobwa agakora dance nkavuza umukunga kama mbona neza ko bya bindi ganavuze ngo ni nyashi mutasobanukiwe kaza namamva ngantese ukuntu njenje nyine muri rikanisa amazi agamfe kumubwira ko mukeneye yamambwira ngo nawe nuko ayibowe umukecuru nibyo ibyo mukecuru kana nuko wakanize yabeshe ngewe ntabwo bifite gukira kuri mwe munsi
leo niko off. ni ikibazo abonye uri kubyina mu ikorari we wamusubije gute wese wemera gute bigenze gute yamye atora ipendo aravuga ngo dore umugabo dore umugabo ahita gukurikira ako kanya yahise atangira kumbaza ngo tuzogenda gute maje kamakubita umukungu igihe cyacu nta pendo ryabagaho nta pendo ryabagaho ryabagaho tuza wibuka tukiba muri kadeze tugisenga muri kadeze twagiraga ipendo nikoka tubwire niko yewe mwana amaze agakunda ikirato canje ca gatofu habe naho cashaje yakimanitse mu cumba amaze nk'igihe atwite akamavuga ngo yageze ngwerekwe ngo karumva yaraye amasogesi yanje akama yaraza ku mazuru bugaca wawe useka mukecu si byose tubwire ka ubwo ko bamuteye isoni natubwire shatse kuvuga ngo azarara n'imyenda nawe urabyumva tugitaruke mani Tony mubonye ko atunaniye njyewe akubwira ko agukunda amusubije gute akumara umaze icyumweru witoza ibibazo uzambaza harya nagusubije gute sheri waremeye uyu munsi sinibuka ariko igisubizo caje ari good naremeye ko sinibuka ko nabimusubije uyu munsi ariko by the way twabanje kuba nk'inshuti mu bukeya ntabwo yambaje uyu munsi duhuye ngo wambera girlfriend twabanje kujya tuvugana kuri phone tubabira inshuti kwanza ubwo rero niba naranabivuze ariko ntabwo nabivuze uyu munsi ariko avuze ko wahise umukurikira yari filime yari script yari yewe mwana tukazo turashaje kandi dukeneye kuja kuryama yari script yongiye iyo mugiye impaka ninde uzutsindwa nkunze kubaza aka kabazo cyane agomba gutsindwa kuko ntazava kwizima muto naho yashize aba yahashize ndamuzi arahashira ariko azahava ku mbaraga uzutsindwa muto noneho ngende umuntu ugira impaka mba nkeneye ngo icyo navuze nshake n'impamvu igisobanura mpaka nkwemeze sibyo ariko noneho uyu wacu ahangorera iyo duteye impaka cyane abyegereza umutima akarakara bikaba seriye so rero biba ngewe ngasigara nemera gutsindwa kandi ariko nari mfite gukomeza utatsinzwe mu mutima canza namubwira ati nimba ntarimo nakumva neza uri mukuri fata ibyo mvuze ariko ntaba nsinze kuko yandushije ahubwo aba nsinze kubera ko yarakaye ubu upfukamye ariko imbere uhagaze ntabwo mwari mwaje impaka kuri script mugiye gukina cyane kandi iyo twayigiyemo nyikina ndakaye azamambwira ngo ngiyo bikageza na views 1000 uzome iyo gani yo bayanze bikageza n'igihumbi ngo happy rwose ariko nzamugira inama y'ibintu bizima sometimes azabikurikiza si byose hari ibyo mu bwangu akumva nibyo tukabikora hakaba n'indi yanga neza burundu tukajya kuri tele twese tutari kuvugana ni irihe banga mukoresha kugira ngo mwuzuzanye muri filime no mu rugo kandi mutubwize ukuri mutagiza ko musisi navuga yuko ni ukumvikana nubwo ngira amahane cyangwa se bikabyo byo gutomboka ako birangiye ndumvikana cyane rero sometimes yatumvise ikintu ngerageza kukimwumvisha atacumva nshobora tuvuge kuri amubwiye toke nimba utacumvise ndagikora mu gitondo gahunda ngo ayi gahunda ubyuke bigera namara kubitekereza nkambwira ati naje gusanga ibyo wambwiye ari byo ahubwo rero dushaka umwanzuro tubigenze gutya njye niko navuga turumvikana
no kandi kujya buri wese inama cyane, inshingano turaganira ziwe. cyane sibyo kurusha ibindi byose. Niba hari ikintu dufite gukora tukicara tukaganira tukagifatira umwanzuro, twabona hari uwo kiri kubangamira tukakireka. ubona ari uwuhe mwihariko mugira mu rukundo wanyu? Turi inshuti, best friend. Ubucuti cyane. Nta yindi best friend ngira. Like niyo muntu dutemberana, iyo ntembereye, iyo singira n'abantu bo gusura, nawe nuko ntabagira. N'inshuti zacu barabizi, si ibanga kugira ngo tuzakubwire tuza kugusura tuze. Sometimes wenda biraba ariko akenshi kubera ubusitari. Oya, nyine twebwe tugirana bizu ubwacu. Ikindi nimba ari nk'amafuti ngira yose arayazi. Sindi wa mugabo uvuga ngo nagira kano kantu kumwe wenda tuvuge nimba habaho no guforoda ngo ugasanga uforoza imyaka 2 umugore ntabyazi. Mbese defo yanjye yose arayizi. Ukoze kora ko ngako utumye nibuka ka ya comment yatubwiye mwese babita ibirara ngo nubundi ngo baza basangira. Mwabyakiriye gute? Kwanza kwa mbere ibyo bavuze nibyo muto uzumwana. Twabyakiriye nka comment zisanzwe za film. Ya comment zo zibaho kandi ngewe zira comment ndazikora. nzanywa Utabizi. Oya nge zira ko urabona hari umuntu gwa comment gusa ko akubonye. Suko se tuzatumwa twese. Urumva? Ariko iyo ukoze ikintu kigatusha umuntu uri kukireba akarekura comment yihanukiriye, ni byiza cyane. Ibyo biba ari ibisanzwe kandi ikibi nge ntekereza ko nubwo babifata gutyo, ikibi si cyo ntekerezamo, ikibi ni cyo ndico. We nimutekereza ndi umujura, ni sawa, pfa kuba nzi neza ko nariwe. Nushaka buri kintu cyane cyose ujye ubona ko ari ikibano, nta kibazo. Ikibi ni ukuvuga ndi umujura ubu mpamije. Kunywa kuri wewe n'icaha? Ntabwo wajya kunywa inzoga abana badafite school fees, cyangwa ngo ujye kunywa inzoga utaguze umuriro mu nzu ngo ndeke kubara ko ari icyaha. Ni icyaha kabisa. Ariko ibintu byo guhisha sibyo. Nibutse igihe kimwe tukiri abageni ngira ngo sibyo. Hari umushuti wanjye yashakanye n'umugabo, umugabo anywa inzoga. Ngenda muzi kuko n'ubundi najyaga mubona azinga sibyo. Ariko abihisha umugore. Urumva twebwe nk'abamuzungurutse twabanye nawe turabizi. Ariko ahisha umugore ko azanywa. Barabanye icyumweru cya mbere, cya kabiri yihisha, cya gatatu kwezi kwa mbere ataharuka mu nzu. Umugore yamubaza ngo narwaye. Urumva? Kandi ubwo anywa inzoga anywa n'itabi. Ubu ngubu baratandukanye. Kubera ko igihe umugore yashatse kumumenya nicyo gihe bashwanye biri seri. Kubera ko hari undi muntu noneho yaramenye babana atarazi. Kuki utabwira umugore wawe mukibana umubwira ati ibi n'ibi ndabikora, akumenye. Rero abantu bihisha kandi mu by'ukuri ni nk'ijambo ry'Imana abantu babyumve neza. Buriya hari ibyaha tuba tutagomba kubwirwa na ba pasiteri. Uri umuntu ufite ubwenge umenya, nimba uzi neza ukavuga ati ninjya mu bagore ndabyara abana ntashoboye kurera, ni ngombwa icyo ngo pasiteri ambwira gusambana n'ibibi. Icyo ni ikintu menya njye ku giti cyanjye. Nimba ntekereza ko iyo nywa inzoga sinjya ntaha ndara mu gasozi cyangwa se nkora ibi n'ibi, ibyo si ngombwa ngo pasiteri akubwirize. Usibye rero n'ibyo tuvuze, ikintu cyose ureba kitakuzanira inyungu kikazana igihombo ni icyaha pe. Ni icyaha. No kurya cyane ivuto ntuzi ko ari icyaha. Ariko ikintu cyose wowe uko utari proud yacyo ugomba kukireka. Sinjya ndwana, kurwara ndarwara ariko singira biriya byo kuvuga ngo naryamye ngo icumweru ntibiba. Hari indwara ndwara zigakira ndi imihanda. Okay, reka tugana ku musozo kubera ko agiye kureba umwana yaseze umubebe akantu ka nyuma. Muri kuri set ninde uzabibagirwa script cyane? Twembi. Ni mwebwe turi kuvuga tureka abatari hano. Iyo muri gukina ukunze kwibagirwa imirongo ninde?
niwe ariko nuko njye mirongo ari njye biri kuva mu mutwe gusa uri kumucuranurira uyu nguyu mutoni rero kwakitinga ari imbere cyane ikibazo no gusohoka mu nzu aho ariko yasohotse ari kuri seti mu bakinnyi batajya bamvuna ari imbere waje kunsebya dutahe iyo mwatonganye mwafayitinze bigeze kure bya nyabyo ninde uzi uvuga sora imbere gusaba imbabazi imbere ntabeshye ni njyewe sema ukweli ni nani njyewe ntago nyansaba imbabazi ngo mbabarira ngira udukorwa utuhe utavuze ngo sori kiba cyane nshobora kugenda nkahita nkuzanira akantu ko kurya uri kumva amashonje mba nkeneye sori iri romantike yanyaye ni wowe mama we ntabyo mbazi kandi ugenda ubyige sibyo kugaye ngo ngubwo nyine ako ngako kaba kiwe ninde umara umwanya munini kuri telefone muri kumwe muri mu rugo niwe ninde umara umwanya munini ari kwitegura mbere yuko mu filime akahise agasubiza abana mbere ko dusohoka yakivuze utabana bivuga si kugira ngo usohoke mu nzu aba ari umugozi uyasohoke mu nzu ni hatari imirimo yo mu rugo uzifasha umugore bose njyewe oya wemera gender equality cyane utazayishobora sinyishobora sinayikunda sinanabyigeze koza amasahani abe no kumwana ufasha umwana ni ikibazo ntabyo ntagufasha n'umwana ugiye guteka yego ko ni ikibazo aramuheka ateke ahubwo umubwira ati nshaka umuntu azoze unyishurire sawa nigeze kurwara akaza ashaka kuwishyura ngo aze ateke ntabwo abishoboye rero ntashoboye guteka ubu umugore adahari ugira gute narya muri resitora arya muri resitora cyangwa akabwirirwa sawa dusoreze ku kantu ka nyuma ka mubi murimo wirukanye umugore umaze kumwirukana ntabwo byafekitinze nyine ukumva nk'aho mu rugo byaba mwashwanye bya nyabyo wapi kabisa wapi buriya nitwe tuba twabivuze nitwe tuba twabipanze nkambwira ati wenda ndaza kukwirukana kandi n'icyatumye mwirukana harimo script ariko harimo na ka weekend nari muhaye iyo wigize nabi ngewe buriya dukinana fata scene zawe nkaziryamisha hari ikosa yari yakoze iryo ryo kunyerereza ajya nyerereza nkavuga ati sawa kugira dutukane ubutaha muri story mwana azaza ni ukuvuga ngo wirukanye umugore muri script twebwe dusigara tugira ngo wamwirukanye ariko hari igihano arimo wapi ubuse naba nkibayeho noneho oya mwirukanye bisanzwe oya turavuga muri nduze muri filime muri movie ari mu gihano ari mu gihano ariko cyararangiye hari indi turi busohore yagarutse hari icyo byagutwaye kuja muri icyo gihano noneho cyangwa wumvise akugiriye neza numvisha nduhuye uzi kubyuka uguruka nahise mvuga ati kafu kaba kanakenewe nyine mu kazi kambe nduhutse bukeya ni ukuvuga ngo igihano ntacu cyagutwaye nzokombe ndagushakira ikindi ariko ngiye kuza mu yindi ngiye kuza soon ndagaruka mu yindi nshyashya yes abantu bagende barebe ino episode kuri Mutomanza reka tubashimire cyane abakozi ba Free Media mugende musimbukire kuri channel yabo Mutomanza mubashigikire ni abakinnyi beza ibyo byo nta kubahatisha kurimo hari n'indi ndi kubapangira iyo noneho ni iyo nuko navuga izina abantu bagahita bihuta kunshishura ariko mutegereze birumvikana rero mu by'ukuri njyewe ndashaka gushimira abavandimwe turi muri Karimwe ari abanyamakuru cyane ya Free Media ndagushimiye ko ibiganiro byiza cyane byiza pe turetse no gutumira hari n'ibindi byo gukora ukamuvinga ubushize atweretse umusozi runaka ubushize utwereka ibi n'ibi
kabisa courage. Ndashimira ibindi binyamakuru, ndashimira Papayi Boy courage cyane, ndashimira Kanyamkwengo welcome back bro, n'abanyamiziki muri rusange. Mu by'ukuri iyo mbireba njyewe ndabikunda kandi ndabakurikirana, simbakurikirana ngo ndashaka kubarwanya cyangwa se nk'ishari, mba nshaka kureba tugeze nkuko twatangiye bivuga iki kintu, ndi mu batangiye mbere. Then njyewe ntabwo nkunda no kugenda njyenyine ngo bavuge ngo Abdallah ngo yatumbagiye ngo ararenze, nta wundi muntu simbikunda. So mukomere kandi nyine ibyiza biri imbere. Urabona industry zanze bikunze hari ukuntu cyane 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 kabisa. Urakoze cyane, reka tugushimire na Mutomanza mbese Abdallah Manza na Mutomanza mwese kubw'umwanya wanyu kugira ngo muganize abakunzi ba Free Media. Nabo tubasaba gusimbukira kuri channel, mugende muje kuri channel yabo, mu isure mubashigikire, mukande like. Taco bitwaye umuntu uzananiye gukanda share, uzajya ukanda ku kantu kariho agakumwe kameze ngo cyane ako kantu rwose ku kiganiro ubonye ushigikira umuntu uzivuze ukande kariya gafasha mu kugira ngo YouTube recommande ibyo bintu bakora, ibyo ibiheze n'abandi. Rero ibyo turabashimiye cyane kubera ko mugiye kubikora. Namwe mbashimira kubw'umwanya wanyu. Nimba hari ijambo mushobora gusoza mu funga ubundi tubarekure. Njye mvuge sezera. Guys, turabashimira kuri support yanyu muduha, mukomeze mukore subscribe kuri Mutomanza. Ikindi umuntu bita mukecuru muri filime yacu yafunguye channel yitwa Beza Film, ngende mukore subscribe. Azaza vuba ahangaha nawe abibabwire. Umukecuru mama w'umugome azatubwire agakecuru kakagacawi yo. So mugende mukore subscribe kuri channel yiwe, mumufashe, ndabisaba mukunda cyane. Bye bye. Thank you so much. Yego ndabashimiye, mwari kumwe na Director Gaby kuri Free Media Live. Ibyacu nakagaruka, Imana ibarinde. A world of stories.